Ni karibu kuri mwese twishimiye kubana namwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Emerance Ndayisaba. Mbere ya byose tubanje kubashimira mwebwe mwakoze subscribe, like, share and comment. Ndetse n'uwafashe umwanya akabasha kumva ikiganiro cyose akabasha kukirangiza ni inkunga ikomeye. Imana ibahe umugisha mu mirimo yanyu ya buri munsi, aho mwerekeje amaboko Imana ivubeyo imvura y'umugisha. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kuganira ku bintu 5 abagabo bakunda. Burya nta muntu ukunda nka mugenzi we. Twese dufite imyitwarire itandukanye n'iya bagenzi bacu. Buri umwe wese aba afite umwihariko we, yaba mu myitwarire, mu mico, mu mibereho, uko abayeho, mu byo akunda, mu byo yanga. Buri wese afite umwihariko we, ariko nanone tukagira ibyo duhuriraho muri rusange. Ese ni ibihe bintu 5 nibura abagabo baba bakunda? Ni karibu rero abadamu, abamama, mwese ndetse n'abakobwa mwitegura kurushinga, muze dutere agatebe twicare twungurane ibitekerezo. Yego, mbese twakibaza mbere y'uko dutangira kuba wamenya ibyo umugabo wawe akunda, ukabasha kuba wabimukorera, hari icyo byakongerera mu mibanire yanyu, mu rukundo rwanyu, mu kwagura imbago z'urukundo rwanyu, cyangwa se mu marangamutima yanyu mwembi hari icyo byabafasha? Byabafasha iki mu mibanire yanyu ya buri munsi, cyangwa mu marangamutima yanyu ya buri munsi? Murakoze. Kuba rero wabasha kumenya icyo umukunzi wawe akunda, ukabasha kugikora, byakubakira umubano urambye wowe n'uwo mwashakanye, cyangwa se n'uwo wifuza gushakana nawe mwenda kubana, ndetse bikabageza ku rukundo rwiza. Ikindi byabafasha mwembi kugira amarangamutima meza. Niba wamenye icyo mugenzi wawe akunda ukabasha kugikora akacyishimira, iyo yishimye afite akanyamuneza nawe uba wishimye. Yego rero ikintu cya mbere hano twabashije kubona, abagabo bose cyangwa se umugabo wese akunda umugore, akunda umugore umwubaha. Umugabo wese akunda umugore umwubaha. Niba umugabo ari kuvuga ntabwo akunda umugore umuvugiramo, akunda umugore umuha umwanya, akamutega amatwi, akumva igitekerezo cyangwa se ibitekerezo ashaka kumubwira, ntamuce mu ijambo, ntavugire hejuru. Hari ukuntu umugabo atanga igitekerezo mu rugo ukumva ntabwo ari cyo, kwifata bikakunanira, ugahita uvugira hejuru, ugahita umwereka ko byanze utaranabyumva, ugahita umwereka ko udashyigikiye ibitekerezo bye. Nta mugabo ubikunda. Umugabo wese akunda umugore umwubaha, akunda umugore umutega yombi, akamuha ibitekerezo by'uko ibintu byagenda. Niba n'igitekerezo yarazanye atari cyo, banza ucyumve, umwereke mu buryo bukwiye, umwereke inzira byagakwiye kunyuramo, umubwire ati aha n'aha tubikoze gutyo byagenda neza kurusha uko wari wabitekereje, mbese umuhe inyunganizi. Yego, nanone ntibivuze ngo uzemere buri kimwe cyose bakubwiye. Ntutange ibitekerezo by'uko ubyumva, ahubwo utanga ibitekerezo mu buryo bwiza, kandi ubashe gutanga umwanya wumve ibyo bashaka kukubwira. Yego, umugabo wese kandi akunda umugore umushimira.
niba hari icyo yakoze, niba n'icyo gitekerezo arangije kukikubwira ukumva ni cyiza kirazana iterambere mu rugo, hari icyo kirabagezaho, mubwira ati wakoze, yego azabikunda kurushaho. Niba utagiraga uwo muco wo gushimira, iga gushimira guhera uyu munsi wa none, bizakugirira akamaro, uzambwira. Yego. Icya kabiri, umugabo wese akunda umugore ugira isuku, yaba iyo ku mubiri we ndetse no mu buriri. Mwa bagore mwe, ndabibutsa, ndongera mbibutse ko umugabo wese akunda umugore ugira isuku, yaba ya myenda yawe y'imbere, yaba ya myenda yawe y'inyuma, ibuka kuyifura neza, wibuke no kuyanika ku kazuba. Hari ukuntu tuyanika mu nzu tukanga kuyijyana hanze, bikaza kutuviramo kurwara infection. Yibuke kuyijyana ku izuba. Niba ufite n'agapasi wari wawanitse mu nzu cyangwa se ari cya gihe cy'ikibunda, wibuke gucishaho agapasi. Yego. Gira isuku ku mubiri, wibuke kugira isuku ku myenda wambaye, ndetse wibuke kugira n'isuku mu nzu, habe hasa neza. Niba ukoropa ushyiremo akawumo, niba ucishamo umweyo ukubure neza, usohora imyanda, uteremo n'utuzi akavumbi kagabanuke. Wibuke gutegura icyumba cyawe, ugisase, wibuke guhindura amashuka. Hari ukuntu ushobora kwirara ukamara icyumweru kimwe, bibiri, ntuheruka guhindura amashuka cyangwa se kuyafura. Wowe urumva wa mugabo murahararana, urumva arasanga harimo ibyo, arasanga harimo iki n'iki, urumva arabifata ute? Nagenda akagera ahandi bazi gusasa neza cyangwa se bamwiteguye, nyine abona hatandukanye na hahandi we, ukagira ngo ni ibindi bamuhaye kandi nyamara ari ntabyo. Yego, twibuke kugira isuku yaba no ku mubiri. Ikindi cya gatatu, umugabo wese akunda umugore uzi gushaka iterambere ry'urugo kandi uzi gukora. Mwaba mama mwe, mwaba damu mwe, tugire umuco wo gukora, wo kwigira, dukore cyane, twibuke kugira iterambere ry'urugo. Twe kwicara ngo twumve ngo abatware bacu, abagabo bacu nibo barakora buri kimwe cyose, barahaha, bakazana ibitunga urugo, bakashaka ibyubaka urugo ndetse n'ibirukomeza. Ahubwo natwe twubunganire, dushake ibyaduteza imbere bigateza n'imbere umuryango wacu. Twe gusaba ngo duhere ku kibiriti tugeze ku ki, no ku munyu, no ku ki. Igihe byabaye ngombwa wabisaba, ariko we kubigira akamenyero ka buri munsi. Iyo ubisabye buri munsi barakwinuba. Iga gukora, wige kujya mu gatsinda, wige kwizigama, bizakugirira umumaro munini cyane, bigira n'uruhare runini cyane mu iterambere ry'urugo. Uzi, iyo mu rugo habashije kugira ikibura, nta mafaranga ahari, ntacyo, ariko ukibuka ko hari aho wayaziganye mu gatsinda, ukagenda ukayazana mukayakemuza bya bibazo, umugabo arabyishimira. Icya kane, umugabo wese akunda umugore wita ku byo mu rugo kandi agaha agaciro ku byo bafite, ntabipfushe ubusa. Hano abagore, hari abagore, ntabwo nzi uko nabyita, ariko hari abagore tuba dufite wenda abakozi mu rugo, babandi badufasha kurera abana se cyangwa badufasha gukora ya mirimo yo mu rugo, ugasanga batetse ibiryo uyu munsi, ntabwo mbese batetse ibiryo biri mu rugero, batetse iby'umurengera, babimenye uyu munsi, ejo babimenye. Nkawe mugore uri kubona ibiryo bari kubimena, ntabwo wibutse kubwira umukozi ati ntabwo ari byiza ko wateka ibiryo byo gupfusha ubusa, byo kugira ngo tubimene kandi ibiryo tubihahisha amafaranga. Mwibutse ko agomba guteka ibiryo murarya ntibipfe ubusa.
Ikindi nanone wibuke ko hari abagore tuba dufite imyenda ariko twabona abaturanyi bakeba cyangwa se inshuti babaguriye ibitenge cyangwa babiguze, kumva ko nawe urakigura kandi ufite imyenda iri gupfa ubusa, bafite ibitenge, amubaze iki n'iki, nawe ugatangira kuraza umugabo ku nkeke ngo urashaka igitenge gishyashya cyangwa se urukweto rushyashya kubera ko runaka bakiguze. Burya nta mugabo ubikunda. Menya igihe cyawe, menya ko igihe kiri ngombwa cyo kuba wagura cya gitenge ushaka kugura atari uko runaka yakiguze. Burya nta mugabo ukunda agahararo. Umugabo wese yishimira umugore umenya umutungo w'urugo kandi akamenya gufata neza ibyo mu rugo, ntabipfushe ubusa, ntabyaye ngo bipfe ubusa. Icya gatanu, umugabo wese akunda umugore umwitaho, akamenya no kwita ku nshingano zo mu buriri. Abagore ndongera mbibutse cyane hano ko tugomba kwita ku nshingano zo mu buriri, twibuke icyadukuye mu rugo tukajya iw'abandi. Mu rugo twararyaga, twararyamaga, twagenza gute? Twe kwibagirwa icyatujyanye. Dufite akazi turakora, twananiwe, twahinze, twavuye mu murima twananiwe, twaguwe agacuho, ntitwibuka mbese ko hari uwo turi buze kwitaho mu rugo. Kora ariko uzirikane ko hari uwo witaho, hari uwo uha inshingano. Hari inshingano zakujyanye, nimugoroba nibakubaza inshingano, we gutera hejuru ngo narushye, ngo nananiwe, ngo iki n'iki. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko nyine zirikana uyu munsi niba utari umeze neza, wavuze ko utameze neza, ariko ejo nibura uzirikane ko bagukeneye. Wite ku nshingano z'umugore zo mu buriri kandi wite no kugira isuku zitanga umeze neza. Mwakoze cyane rero gufata umwanya wanyu, naho ubutaha tuzongera mu kindi kiganiro.